Iyi ni cano umukire utekanye tuguhaye ikaze. Umukire utekanye ni ingingo igirwaho impaka n'abantu benshi, bakayivugaho ibintu byinshi bitandukanye. Ese abantu baba babiterwa n'iki? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Kuva ikiremwa muntu cyabaho, ni ikiremwa kirangwa no guhindagurika mu mibereho. Ni ikiremwa kirangwa no guhora gishakisha uburyo bwo kubaho bworoshye kurushaho. Ibyo bigakomoka ku bwenge n'imbaraga umuntu ahora avumbura muri we, bimeze nk'aho bitari biriho mu bantu bo mu bisekuru byabanje. Ese ubu bwenge n'izi mbaraga bikomoka he? Ni irihe banga mu by'ukuri umuntu akoresha ngo ibi byose bigaragare? Wowe udukurikiye ndakwibutsa gukora subscribe, ukanda inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu nk'ibi ngibi tukibishyiraho, ukande share ubigeze no ku nshuti zawe, ubaye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ujye muri komenti nabyo ubitugezeho. Ese mu by'ukuri umukire utekanye abaho? Umuntu yakora iki ngo agere ku butunzi? Ese waba umukire ufite n'umubiri muzima? Birashoboka? Ni gute wahangana na stress zo muri ubu buzima bw'iki gihe bugoranye? Kubaho ni imwe mu nshingano zikomeye ikiremwa muntu gifite, ariko kubaho gusa ntabwo bihagije. Ubuzima hari ibyo budusaba kugira ngo bugende neza. Dukenera ibyo kurya, dukenera imyambaro, dukenera aho gutura cyangwa inzu zo kubamo, dukenera kwishima n'ibindi bisa nk'ibi ngibi. Iyo twitegereje imirimo yose ikiremwa muntu gikora, ni kuri ibi bintu kiganisha. Ibyo umuntu akora byose, inyungu zabyo ni kuri ibi tumaze kuvuga ndetse n'ibindi nkabyo. Ibi bikaba ari bimwe mu byo tugenderaho dupima ubuzima umuntu abayeho. Ubifite yitwa ko abayeho neza, utabifite akitwa ko abayeho nabi. Ariko nyamara twese twifuza kuba muri cya gice cy'abantu babayeho neza. Abantu bagira inzira nyinshi banyuramo bashaka kubaho neza, ariko benshi bakita ku butunzi cyane, nyamara babugeraho bagasanga hari n'ibindi bintu byari ngombwa byagombaga kwitabwaho. Kubaho uri umukire mu buzima ni ingenzi cyane. Kugira ubutunzi mu buzima ni ingenzi, kugira ibintu by'agaciro mu buzima ni ingenzi. Umuntu umwe yigeze avuga ngo ubutunzi nibyo koko ntibutanga ibyishimo, ariko biragoye kwishima budahari. Amafaranga n'ubundi butunzi ni ingenzi cyane kubigira mu buzima, kuko iyo utabifite ubaho uvunika cyane. Noneho kandi inzira zo gushaka ubutunzi ni nyinshi, ku buryo benshi babigerageza, bamwe bakabigeraho abandi bikanga. Nyamara no mu babigezeho ugasanga hari ababayeho bavunika cyane kubera ingaruka z'uburyo bakoresheje kugira ngo bagere ku butunzi. Hariho imvugo y'umuhanga ivuga ngo the easy way of life is the best. Ni byiza ko umuntu ashakisha akagerageza uburyo bworoshye kurusha ubundi mu buzima, akaba ari bwo yifashisha mu mibereho ye. Ni byiza ko mu byo dukora byose kugira ngo tugere ku ntego zacu, twiga guhitamo mu nzira nyinshi, tugashaka inzira imwe yoroshye idufasha kubigeraho kandi mu buryo bwiza. Uyu munsi nje kukumenyesha ko hari uburyo bwa kamere Umuremyi yaturemanye bwaguhesha kugera ku byo wifuza byose utavunitse. Uburyo bwagufasha kugera ku ntego zawe utavunitse kandi bwiza. Mbere y'uko dukomeza, ni ingenzi kugira ngo ubanze umenye ibi ngibi. Intego y'iyi videwo ni ukukwereka ibyakugeza ku bukire kandi ukabugeraho ufite ubuzima bwuzuye. Intego yanjye si ukukwemeza imyemerere iyo ari yo yose ishingiye ku idini runaka, bijyanye n'ibyo nizera cyangwa n'ibyo ntizera, cyangwa ikindi gitekerezo icyo ari cyo cyose. Intego y'iyi cano si uguhindura abantu, ahubwo ni ukugufasha kubohoka mu bitekerezo byawe bwite, ukabasha guhitamo
ibyakugirira akamaro. Ni byiza ko wiga gukoresha imbaraga zawe z'umwuka muri byose wifuza kugeraho mu buzima. Learn to harness your spiritual powers for everything you desire in life. Impamvu ni uko umubiri wawe hari ibyo wagenewe gukora, kandi imbaraga zawo zifite aho zigarukira. Ariko imbaraga zawe z'umwuka zo ntizigira aho zigarukira, kandi ibyo zikora byose biba ari umwimerere wawe. Ndetse n'ibyo ugeraho byose ukoresheje za mbaraga z'umwuka ntabwo byangiza umubiri wawe, ahubwo bituma urushaho kugira ubuzima bwiza. Ni ukuvuga ngo buri success iturutse ku mbaraga z'umwuka igufasha kwishimira ubuzima ku buryo bwisumbuyeho, kuko izi mbaraga niyo kamere y'umwimerere ya kimuntu. Tukiri ahangaha ndagira ngo nkwibutse neza ko umuntu mu buryo aremwemo hari igice cy'umwuka, hari igice gifite izi mbaraga turi kuvuga z'umwuka, hakaba n'igice cy'umubiri kigaragara n'amaso. Kiriya gice cy'umwuka cyo ntikigaragara n'amaso. Ibi si ibintu biri ku muntu runaka, oya, twese niyo kamere yacu, niko turemye, niko Imana yaturemye. Ibi bizatuma umubiri wawe ukomeza kuba muzima, kandi ubutunzi bwawe buzamuka buri munsi. Gukoresha ziriya mbaraga z'umwuka, ziriya ni imbaraga zagenewe gukora byose twifuza mu buzima. Nibwo buryo, nizo mbaraga umuremyi yaduhaye muri kamere yacu zikora ibintu byose. Niyo mpamvu mu buzima hari abantu ubona bagira success, nibyo koko, ariko bakagira success ubona ari nka success y'igice. Bameze nk'aho batanze ubuzima bwabo bwite kugira ngo bagere kuri ya success. Umuntu akagera ku butunzi, ariko ugasanga bugezeho umubiri we utakiri muzima. Bwa butunzi agezeho, aho kugira ngo abwishimire, ahubwo agatangira kubukoresha akosora ibibazo byatewe n'imbaraga nyinshi yakoresheje mu buryo budakwiriye kugira ngo agere kuri bwa butunzi. Nyamara ubu butunzi agezeho yakabaye ari kubukoresha nanone kugira ngo yongere agaciro mu buzima bwe. Ibi bigatuma uyu muntu abaho atishimye. Ariko hari n'abandi bagiye bagira amahirwe yo guhishurirwa iri banga, bakarisobanukirwa, bakamenya gukoresha za mbaraga zabo z'umwuka. Ibi ngibi nibyo tuzakomeza kuvugaho, ndetse n'ibindi bijyanye nabyo bikwereka mu by'ukuri kuko uburyo umuntu aremye n'impamvu ya buri kintu cyose umuremyi yashyize mu muntu. Tuzasobanukirwa, tumenye uburyo wasobanukirwa imbaraga zawe, uburyo wazivumbura, uburyo wazikangura, warangiza ukazikoresha kugira ngo wongere agaciro k'ubuzima bwawe, kugira ngo ugere kuri success wifuza. Kandi izi mbaraga mu mikorere yazo ntabwo zikugeza kuri success gusa mu butunzi, ahubwo icyiza cy'izi mbaraga, izi mbaraga zizamura ubuzima bwawe mu ngeri zose, zigatuma ugera ku musaruro uhwanye neza n'ibyo uwakuremye yifuzaga ko ubamo, ugeraho mu buzima bwawe. Nk'uko twari turi kubivuga, ibi bizatuma umubiri wawe ukomeza kuba muzima, kandi ubutunzi bwawe buzamuka buri munsi. Komeza kudukurikira, uzagenda urushaho gusobanukirwa byinshi. Murakoze cyane.